ngiki umuza gusa muje mu buyobozi simwana bakakupfukamana kamera nagari wanyu nagahangari wanyu tankangari hase ni wawe si ibi ngibi hari ikibazo kiri mu gitifu niwe utwohereje hano ko bagikona se banyereje kandi akazi kagiye gutangira dore saa moya zirageze kandi ngomba kubanza gukorana inama n'abakozi dukorana ku murenge. Kumye n'umuntu okay nazibonye okay kamamagara tibuke baha amafaranga nibe ko njya gukoresha inama n'abakozi b'umurenge. Giko nawe uraho? Waramutse neza? Hanyuma se ko warubizi ko uyu munsi mfite akazi ukaba wankereje wari uzi ko kuwa mbere mba mfite inama ubwo se urumva ndi bubaha amafaranga gute kugira ngo mujye kumurikiranira biriya bikorwa byanjye? Okay nta kibazo ni muzane njyewe ubwo ngiye kwihuta njye ku kazi ariko mushiki wanjye Alisa arahari amafaranga ndayamusigira murahagera ayabaha. Ngaho nimugire va mutibuke mufate amafaranga uyu munsi ndashaka ko nimva ku kazi ndakurikirana nkareba ibikorwa byakozwe. Sawa mutebuke. Annabelle. Oui bro. Annabelle. Oui. Tebuka no mubwire ikintu mfasha. Chana tuvugane. Urabona handi ndimo kubakisha. Hari abana nshaka guha akazi. Bagira ngo bagikona bazi. Gikona no muzi se? Ndamuzi. Ari kumwe arazana na barumunabe. Okay. Ndagira ngo nguherero amafaranga uze kuyabampera. Kuko nababwiye ngo ubona bari abakozi kuno barimo barangiba amasima. Za fera betunazanye ejo ngo zashize. Urumva ngo ibyo bintu ntabishobora. Noneho kubera ko gikona ari inshuti yanjye buriya yafasha barumunabe bakagera ku ishansiye bagakora ariko banamurikiranira ibintu kugira ngo bitaguma kubura bya hato na hato. Sibyo? Noneho rero ngiye ngiye ku kazi urabona nakeze. Baya gikona n'umwana mwiza cyane. Bura ndamuzi turaziranye cyane. Bura n'ibikorwa byose bya leta barimo. Noneho ngiye kugusigira amafaranga nibaza uyabamira uhe gikona ariko barabarumunabe ntabwo mbizeye kugira ngo bize kunyorohera kuzabaza gikona ese barumuna bawe bakoze iki sibyo reka nkwaye amafaranga fashe yishyira haruguru noneho nkwaye amafaranga turebe kabiri barira yo ngayo mbwire nangahe 70. Okay shyiraho nangahe ni 80 ubwo ngubwo ari yo urabo bahaye kuko abakozi bo kwishantiye bo narabishyuye nayaba bahungu ndayabaho bose hamwe wowe yahereze gikona mwana we umenye imibereho yawe wowe ubanze nawe nka mushiki wanjye nkunda urumva kubera ibikorwa byose tuba dukora abari ibyacu sibyo ni rubanze nawe bigisha ko bagomba gukurikirana ibintu byacu bitaguma kwibwa n'abari abantu sibyo kangende ku kazi nakerewe dore bro wibuka kunyohereza ntabwo
meze bite we urimo uraza hano utambaye agapfukamunwa neza injira urajya hehe turi kumwe ari umunabanye none se bakaza batambaye agapfukamunwa neza arakambaye wambaye agapfukamunwa neza wowe iyo utabashije kwambara ikariso uza wambaye none se gutya mwana wakwambaye agapfukamunwa neza uwo munwa wapfuze si ibi ngibi se hari ibirenze se wowe utambaye agapfukamunwa urajya hehe hasi bana imitwe yanyu bamwe amazi imitwe yanyu bamwe amazi asekerekana n'ubwo umuntu wanjye akinjira mu babwira ngo mwambara agapfukamunwa kwambaye neza mani wikabiriza mani ibintu igitifu niwe udutumye hano niwe watutumye igitifu mwese niba watumye mumuje hano ugenda gusa mutambaye agapfukamunwa izamu hano mani wikabiriza ibintu ibyo nta kibazo kirimo ibyo ni ikibazo yambaye neza ambara agapfukamunwa neza wasanga ufite na corona wowe yambaye igitifu niwe udutumye mwambara agapfukamunwa neza se kwambaye neza mani nta igitifu tupfa ku ambara upfuka umunwa ni igitifu tubwiye n'amazuru mujye muyashyiraho ku muzamu ikintu mani kituzanye no gushaka gitifu umuzamu Ariko jya mwubaha. umuzamu wanyu muje gukora iki igitifu yari yatubwiye ngo tuze ako se mwajya mwambara agapfukamunwa neza igitifu yari atubwiye ngo tuze hano hari ibintu twari tuje gufata hano muri muje gufata yasigiye mushiki wewe ure nk'iki ngiki muza gusa muje mu si buyobozi umwana wakapfukamana bakameze ariko aha ntabwo ari iwanyu ntabwo aha ngaha ari iwanyu nta nkanga ariko aha se ni iwawe si ibi ngibi se hari ikibazo Fuka kiri neza gusa nyine. igitifu niwe utwohereje hano avuze ko ubutumwa yabusigiye mushiki we aha tugufata tukahita twigenda iyo ugiye kwambara ikariso uyambara ku kuguru kumwe cyangwa uyambara mu maguru yombi iyo uje ntupfuke ibi bizuru byawe bwana zamu mutubabarire ni ikosa ariko muzajya muza mwitwaje icyo muri cyo mwere uyu ni umwana mureke mutubabarire Yarananiye n'ubundi rwose n'ubundi. mutubabarire mushiki wa sarare arahari ariko mujye muza oya turemeye ariko se ubu ngubu ushobora kuntera korona wowe ni uko wamvugishije cyane ariko mutubabarire kandi wowe gitifu arahari ntahari arahari bwe arahari ntahari kandi wowe ntabwo bamfitemo muceceke reka nze mubazanire murashaka gitifu cyangwa mushiki we yatubwiye ko ari we aha yatubwiye muceceke rero ariko mu gihe twageze ahantu abonye ukuntu mana wagiye wumva ariko mana Sereka umwana mwaje mwambaye ni gahunda za leta mujye mwumvikana ni gutya kujya agapfukamunwa nayubahirije ubonye ukuntu mana wari wambaye agapfukamunwa wowe nakamba sibonye kuna kamba uzi ko wagira ngo mu mitwe yanyu habamo amazi reba wari wakambariye ugomba kugira ute gupfuka ahantu noneho aha polisi twaje no ku muyobozi yewe nasabye imbabazi reka turi kubwengera ajye ku kazi natwe baduhaye tugiye kwa iyo mbimenya simba nanaje ariko jya ushyiramo imbaraga abantu baba bamereye nabi hano hari abantu bari kubashaka abantu yaramutse Mushaka iki? ifu yaratubwiye akora amafaranga yagasigiye akora amafaranga yagasigiye kuva Amafaranga y'iki? ni njyewe witwa Gikoro Sindareba ko umukozi iki. tugiye kujya kuri shasiye ye ahantu bubakisha Abangaba sinzi ko. ni barumuna banjye bari Uzi. Wewe bakutari. akazungu Wowe. kiranyita sawa mani mubutsi mani Siko. Nyine mugomba gukora neza akazi kose kandi mujye mukora nk'abikorera. nta Nta kibazo mpamvu yo gukora nk'abagenzi nk'abimo. n'ubundi gitifu ako ntujya uvugana na mushiki wawe gitifu yaratubwiye ko abakozi bari gukora hano barimo kumwiba Hanyuma arambwira ati wowe nk'umuntu nizeye ibintu uri hariya na barumuna bawe nta kibazo ubwo rero ndumva nta kibazo abana bawe ni abangaba se. leta zigisha barahora bababwira ngo ujye mwambara agapfukamunwa neza nawe ukaza ukambaye sima mfite ikibazo cy'imana mushiki wawe se ni mushiki wawe nta kibazo Wariye se? none se Uza rero mvugane n'abandi. Reka tujye imbere muhamagare numve. nta mutungo ubonye n'isi isi yose tuzatudahomba byose reba nk'iki ngiki kiba cyaje kitambaye agapfukamunwa neza gusa mani umutwe cyose kwemba kuko yasubira kuri gare
ufite ikibazo kimaze akozamuka twatwitwaye neza rwose watwubahirije ushaka mu mijisho zimwe se kubyo mbonye mwana nta kintu ubona mujye mana metero byo kuza hano mumeze subira ku kwezi subira kuri gate ibirayi byangana kureba mwana yewe data we ntacyo wabonye se iby'ijuru n'iby'ijuru nabonye se ahubwo sese wowe yitunga mu kiganza ufite umugongo turi ku muyobozi hano nagiye mwumva hakorwa turavuganye nyine ndumva amafaranga niwo benshi ushobora kuyaha ahangahe hashya 80 ukambwira nanjye reka nubwe murya musaza wanjye mugomba gukora neza mutikoresha nta bintu byo kujenjeka urabona gusa na gusa kimwe muratwe dushimwa n'abantu n'Imana rwose sinzi wowe ufite ikibazo mu mutwe wawe ndi muzima kandi uzemeze neza ushyira abana nyine y'uko bizuba yarapfuye none amafaranga aramutanze n'ingoga aya nanjye sinayafata icyo mvuga ntabwo cyumva umva mugabanye ibigaho biti byombi fresh kabisa hano nta rusaku dukeneye uri silencer ijuru waribonye ariko isi niyo ndimo ahubwo amafaranga tuyasiga ubundi mushoboye akazi cyangwa ibyanyu ni umuntu wo gusabira rero turakora usigaye no gukora tingatinga ziza hakumwanditse amagambo sawa aruzuye natwe icyo dushaka ni uko mudukorera akazi kacu neza naho amafaranga yo ni ikitabuze mu rugo rwacu merci uriya urebye iki kibazo nta kuntu umuntu yagira imibare 10 rimwe ariko udahere kuri rimwe sinzi nizo tugende mani tugende ariko temwubwite ibyo bintu aba muri mu si nimero ushaka se ntacyo niyo wari umwe ku munsi ntacyo nageza nkawufata 10 yonyine izo mvugo ndumva ari nk'izibirata uvuga neza ibintu byumvikana sibwo ushana mani ndashaka gucomoka mani bakuru wanjye baransi nyine ushaka iki ndashaka imibare 10 mani urabona twavugana iki samari kubana ubu ntubyumva se mwana calling ije nkajya nkuhamagara twivuganira hari kondisi ngomba kuguha nimero yanjye ariko ibintu byo kwiguma amagara unesha umutwe mu message buraho ntari mwana cyane wamuhereza umunota umwe nakubeshya ifone ntabwo nayishobora ntabirenze mwana ese ukingo iyi mbagiye ni kugira telefoni cyangwa ngo nta kibazo zimbwiye umutwe igenda zifata mwana genda arize 28 11 750 750 karindwi gatanu ndakwiyamye 078 yego 11 750 urambaza iki cyawe ugende nyine ari mwana ako mwana ukazi ibintu byafekaraho cyawe nyine ugende hari icyo ushaka ntari urakoze mwana kamita nguhamagara ndebe ko bicamo muhamagara si iki ariko ntabwo mbona zamuye mwirirweho urabeho asya karewa turayabonye agapfukamunwa ni ngombwa twicare hano Tujye ku kazi. mujye mu kazi bana bya bindi bya uribuka amafaranga naguhaye ujye kwiyogoshesha 2,500 shaka aya mafaranga baduhaye ayo tugabanya ariko tugiye ku kazi icara hariya icara hariya icara hariya icara reka amagambo icara hariya kandi rero ayo tugabanya ati aya mafaranga gitifa yama ninjye yahereje mu ntoki ayaguhaye se ari uzajya reka amagambo ariko niwe mukuru ninjye ugomba ariko je niwe mubutse je mu reka amagambo reka je nabatanu nka nigendera bagwaye 80 reka amagambo bagwaye 80 reka amagambo jewe wanshyize hasi ntabwo kinyuba wagiye uwamba sigara kwera ariko kambare abandi bayobozi badufata usibye na gitifu subiza aha ndabizi kandi ni na ngombwa mureka amagambo murebe hano sigamo metero ariko mujye mubahiriza ibikorwa bya leta nubundi se ko tubana nta kibazo ariko tubandi iki nuko twari kwinjira kwa gitifu ayo mafaranga uziyavuye he na basiri ariko 10 murebe werebe inoti mani 10 20 30 40 40 50 55 ziko twateye imbere mani 70 uretse 71 75 nitwe banyiri igikorwa nitwe mureka amagambo ariko
kumwiyahuza amagambo utatwiba ikibazo cyitise kandi ayo mafaranga ni menshi basi ngiye mwashakiramo school fees nkasubira ku ishuri ibyo ngibyo byihorere mu kwa 9 bazafunga ibyo ngibyo byihorere ninjye bireba ntabwo hakiya tugabanya ndahita njya kwiyogoshesha ntabwo bibareba nagarogosha n'umusatsi ntaramenya na gahunda mu rugo ngagiye kwiga umva akira gutyo bari bene baduhaye none bufasha ariko ningiye bahaye baza ariko rero nawe akira bitanu buretse no kuvuga ngo hasigaye amafaranga ngaho 70 turahahamo turakoresha amafaranga 4,000 tumaze igihe tutarya akaboko inzu nuza uriya wo kuri botike tugeshejemo amafaranga muzi ko nagiye kwishyura akafatira nawe tumwishyure noneho niturangiza biriye John tugomba kumwishyura Pascal kugira ngo atugirire icyizere Pascal tugomba kumwishyura kugira atugirire icyizere nejo ku buryo bakongera bakagira ute akadukopa mbere na mbere mituweli buretse ariko kufite amagambo menshi leta irarira tureba ibintu bya corona leta nayo irabibona ubushize ntibari badufunze buretse ibintu bya mituweli n'ubundi aya mafaranga yose 70 John ntago tumurimo amafaranga agera mu 18,000 cyangwa se kuyakoresha n'ikibasha tuyasubize reka tuyasubize sompaye bitanu singibi sibyo mpaye ako se mwaritse amagambo maye urumva rate umva kazungu duhereza ubwo rero aya mafaranga 70 mwe mugende aho ngaho mujye mu kazi urumva ayo mafaranga mwayakoresha ibiki byose nta kibazo ariko aya mafaranga tugomba kwishyuraho mituweli ariko na mbere tugomba kwishyura amazi amadeni John urumva n'utundi tuntu turi hafi ariko garafe gikurikiyeho ni mituweli mituweli ni 9,000 bankugisha inama nko kuntu ari twebwe tugiye gucapa akazi tukarimo neza urabona n'uburyo byatugoye twongeye tundi dufaranga reka twongeye nta n'igiceri cy'icumi nabashyiriraho we ntago naguhaye amafaranga 2,000 buri munsi nkwasenyisa ajya kwiyogoshera urabona ntago yewe mbere yuko njya mu kazi kwa giti ayo mafaranga genda ukuri aya mafaranga 500 ubanze wiyogoshesha ibindi byose turabivuga nawe wiyogoshesha ibyo ndabyumva bitanu wabimpa gengeye mu kazi basi kongera dukeye none se twebwe aho tugiye shasi ahantu iri n'umuhazi kandi igitifu nimugoroba araza kutahanyure ariko ibuka kandi amafaranga tuyahawe na mushiki amagambo ariko igitifu ntago ari we yasigiye mushiki we arayajya kuyaduha ariko reka tubaze tumwumve nubwo ndi muto mfite mu mutwe umva reka amagambo menshi wowe mugende mu kazi gitifu nimugoroba aranyura hariya ariko uratwongera buretse amafaranga nayacu nayanyu nta kibazo gihari gitifu yatwongera twamwakananda urumva mwe mujye ku kazi kandi mukokure neza nk'uko gitifu yanyizeye jiwe nanjye ndagiye nimugoroba arahanyura muravugana nanjye muraza mu rugo tusawa garafe twarukugisha inama basi bitanu byo nzavugira nabasha kuvuga ngo bashe konyumva umva ako se mufite ubwenge man muko nakije gende karengera reka ejo tutazahuri igifasha birunguka ni mumwe sha twabirize amafaranga ni nk'inda ku mutindi ibisanzwe mu magacesi hano bacuruza amashambure buri kimwe bikinira kurara buri anzungwe byo kurya biranywa twe twakuzana ikintu bita kunywa tumwe nta mukobwa wari
You come again. jewe ndashaka reka manze ndebere mu mafaranga Mwana bamwe. Bandi. Nshuti. Mujye muryoherwa ijuru n'uyu munsi. Serviette. Mubutse. Karame kare. Nereza chess. Ibintu biba biri mu neza. Ese bite mukoro? Amafaranga ntabwo abaye. cheers Urangira ari bonus. Jende herezo cheers. Aka kabazo gato. Mukoro wanjye natwe turi kumwe. Uturuta umusiza. Yagiye ku kazi ariko natwe twagakoze. Reka bamwe nibakenera yari tubongere. Ako mwisha umuzungu uyu munsi. mufite akajagari ndabasohora ifagitire ndayishyura barayakugaruza ariko njyewe mwe mfite sekirite I'm waiting my wife hano bagurisha chambre Twe dufite Hano kwa amafaranga. France nta kintu kitaba. Niyo kamageni nta kintu kiba kidahari. kunywa chupa mwanangu cheers Twaje mu kabari gahenze. nana pendera Mukoro wanjye. Rero ukabona goye bita. Zana hamwe. Ayo go. Amafaranga ntahari. kunywa chupa mwanangu Mu mafaranga mwacukwe. Oye meruka kwita umukongoma. karamemaye byose Ntabwo byemewe mu. Reka zane suite. wishe Aje kuzana Miss Congo. before polisi haruguru kidogo Ndakumva Mukoro wanjye. ku kigo ukata mu kaboko mu kaguru k'ibumoso Mutuze urukundo ntabwo baruvuga. sawa sawa ameze neza Nisi Nyagatare. vuga ngo ameze neza buri arafata. n'icyuma zaryoshye cheers cheers Akira kware. Rabya. Umva. Daye kware. Bro wawe yaranuri hasi shiri twabiva. noneho visi meya arahamagaye waraye Umuyobozi. Visi meya muraziranye se. karame Umuyobozi. muntu mukuru Mukuru. Asano. Ana binaure batira. Afite amafaranga yo dufite se. Kasha. Kare kuzabaza. wa mukobwa ndimo Nani stop ndamuhamagara nimero uhamagaye niwongera uritabwa nariyo Uzi ukuntu uwo mukobwa ashyana uko muri phone. Ubwo Kunywa chupa mwanangu. nyine ntabwo uzi gutereta ufatira na bwa bwana. Twebwe dukeneye abakobwa. Nani stop amafaranga. Somana ngo ni age support. Mereza aba ntabwo turamugira amafaranga. Come on, you then come on. Bro. Hawa Man, yaranditse polisi. ukunda aba baby. Banachera ukunda aba baby. Nisache. Bone nowe. Pakije. Mva mubutse. Ntabwo ukitwubareba ibintu ahantu wabisize nakubwiye. Arya. Amasogi sinayani. Amasegisi asibye mu basize ubyogeje aho. Kanzi. Ikamubwire rero. Yekara. Ntabwo ukiba abakuru bawe. Njyewe n'ubagikono ukabutanyubaha ukabota twubaha turi babiri. Ujye usinda. Zarasoma ngo nta kibazo. Siwe yashinzaga mu mwacungumu. Umunsi njyewe ndi kuri. Bayo tugende. Ariko reka mubwire. Gitifu Ariko. n'umukuru wacu. Gikono bakoze umuti. Ngo baza akantu gato. Ubundi tuvuyeyo gute. Najya twahuye. Hasi ubundi ko ndeba rishe. Hafi uri gisambo. Harya. Nateye pasi tukabona. Gomeruka yaguhaye bitanu nkaguha bitanu. Tugende tugende bayo. Dutahe bayo ihangane. Siko utaguha bayo dutahe. Tambuka. Zakuwa manyinya we. Iraryoha. Nawe urabizi se. Mu Rwanda mitsingi iraryoha. Ah! Ariko ni mitsingi. Byahita nitana Tugende nta kibazo. Zakuwa. Cyembwe ko amwita Nadi ibyo mbwira ntabwo. Uramwibuka se? Ariko subundi uramutse. Jyawe
wenda neza someho karaka ntabwo ujya unywa inzoga nk'iki gitifu yakubwiye ko unywa cyungumu ariko Nadia tugeze dute tugomba kumuzana muri ghetto ni ikindi gihugu ariko ibyo mvuga ntabwo byama turuke sawa urakoze kandi jya muramucura gahora n'Imana gitifu na garafurere ikibazo kimwe urinde Kazungu cupa ryanjye riri bimeze bite ma kuno mwasinziriye nka Oni Nadia se kandi uje mubyuke ma urinde kumenera inzoga ngo frere yaje man Hivi ni mwana muko tayari kweli? None se ibintu gitifu twavuganye mu gitondo byagenze gute? tayari mva Sasa hivi nyinyi muko na akili kweli? siwezi uko na Muko na akili. uko nasema Kiswahili Muko na akili. unasema Amafaranga we yabaha mu gitondo twavuganye. Mwigeze mugera kuri shasi? na wewe uko unanipa nani? Na mimi ndiko hapa unanisikia? Mwageze kuri shasi? Siwezi nataka nini bolo? umva twabikoza ariko rero Mnaweza sema muko na akili kweli ya watu wazima kama nyinyi igihe tumaze mimisi igihe muri corona huko tumaze muri corona umva wowe reka kusakuriza sikia jamaa amagambo gitifu ya mamaga yambwira murayazi mwebwe ntitwakoze murayazi mwebwe mwijaze mugera kuri shasi amagambo gitifu yambwiye murayazi muha amafaranga ngo ujye kwiyogoshesha mu gitondo ariko twakoze akazi kajyanye n'amafaranga twabonye ntabwo muha amafaranga wowe umbwira ngo mbahe amafaranga menshi twavuganye gute mu gitondo yavuga byose twari tuzi ko wagakoze ariko kwame bitanu nkubwira ngo mituweli nuko mwakoze nta kibazo merci merci ibyo mwankoreye kwa gitifu wewe kuna nisema ni merci bakupe cyo kunywa we ntabwo mu gitondo mbaha amafaranga tuva kwa gitifu wowe uvuga ngo warize twavuganye gute mu gitondo toka acha maneno we acha maneno wewe unanisikia mimi nakwambia wewe leta kivune merci Nadia nawe uzamukunda ameze neza iyo mwanywe inzoga mwakoze merci Nadia uzamukunda ariko